No mama, I'm tired. Mama ndarambiwe ibinyoma byawe. Nkeneye ko umbwiza ukuri, okay? Mama, ibimenyetso byose maze kubona biragaragariza ko nari amaraso yawe. Mama please, mama. Eric mwana wanjye, please calm down. Oya mama, oya mbabarira rwose ceceke nakubaho kuko aho bigeze ubu ndarambiwe. So urafungura iyi safe box, nkeneye kumenya ibirimo. Ikindi kandi vuba bidatinze nawe turajya gupimisha DNA test. Nkeneye kumenya ko ndi umwana wawe wa nyawe cyangwa se wandeze. Mama please, kuri icyo utambwiza ukuri mama. Bahaye ikaze mu nkuru y'ubuzima, inkuru ya Eric na mama we. Ese koko Eric ni umuhungu w'uyu mubyeyi? Ese amabanga uyu mubyeyi ahisha Eric na yahe? Niki kiri muri iriya safe box uyu mubyeyi adashaka gufungura? Ndibutse ko turi kuri Media Empire. Niba ari ubwa mbere udusuye kuri YouTube channel, kora subscribe kugira ngo utazagicikwa n'izindi nkuru tuzatukugezaho ndetse n'ibindi biganiro byose tukugezaho, kuko ari ingenzi kuri wowe ndetse n'abatuye muri rusange. Njye tugiye kubana muri iyi nkuru y'ubuzima, ndi Isingizwe Edith. Nimucikwa. Inkuru yacu reka tuyitangire ahantu muri restaurant ariko ubona ko ifitanye na bare. Mu busitani bw'iyo restaurant haba hari amatabure menshi cyane agiye ariho abantu batandukanye. Tabure imwe iriho abahungu babiri, abahungu ubona ko rwose ari bakuru ariko bitakabije nanone, ubona ko bafite igikuriro ndetse basore beza cyane. Hanyuma mu kanya gato habaje umuseriveri akababwira ati mwiriwe nanone, nari nje kubiseguraho komande mwatanze raza gutindaho gato bitewe n'akabazo duhuye nako gatunguranye. Umusore umwe ati nta kibazo ariko muze kugerageza kwita kubera ko mu kanya dufite akazi turi busubukure. Wa museriveri nawe akongera ati nimugire ikibazo n'ubundi iminota nane nabahaye ntabwo haza kurenga y'iminota irenga 10. Nuko aragira ngo mbyibura mbisegureho kubera ko nicyo dushinzwe, tuba tugira ngo dutange serivisi inoze. Umusore umwe ahita yongera akavuga ati nta kibazo niba ari iminota 10 yonyine iri burengeho si myinshi, atari ko muze kugerageza kubera ko natwe turi kwihuta. Muri ako kanya seriveri atasubirayo, abo bahungu nabo bagasigara baganira. Umuhungu umwe ati ariko Eric, hari ikintu uherutse kumbwira ejo bundi, bitewe n'uko amasaha yari yagiye ntitwakigarukaho cyane duhita dutaha. Harya ko wiyemeje kumenya niba Daniel ari mama wawe wa nyawe? Muri ako kanya wa musore babazaga nawe ati yego Sami, yego rwose ngenda cyakomeje. Ati nabitangiye kera kandi na n'ubu ngubu ndacyabikomeje, nakizambuza gushaka amakuru yose afatika nyereka ko uriya mugore tubana atari mama wanjye wa nyawe. Byumvikane ko basore umwe yitwaga Sami undi yitwa Eric. Muri ako kanya Sami arongera akavuga ati none se ko kutambeshya umuntu wakureze kuva ukiri umwana utaramenye ikize n'ikibi akaba kugejeje ahangaha, uri umusore nawe wakubaka urugo rwawe, uramutse ubundi usanze atari mama wawe ubundi wabikoraho iki? Eric ati njye nta kibazo mbifiteho, ahubwo ikibi nuko atabimbwira. Aramutse abimbwiye byibura akambwiza ukuri nta kibazo, ariko nanjye impamvu ndi kubishyira imbaraga cyane nuko yanze kubimbwira, ndagira ngo nanjye nzamwereke ko nshoboye. Sami ati Eric nakubeshye rwose, njye numva nakabuze uri ari mama wawe. Muri ako kanya bakirimo kuganira kuri ibyo, telefone ya Sami ihita isona, yarangiza akitaba. Umeze ute Sami, uri hehe? Riba ari ijwi ry'umukobwa, maze Sami agahita amusubiza ati meze neza sister. Ati ubundi muri lunch njye na mugenzi wanjye Eric. Eric umunsi uhurize, abivuga wumva yisetsa, wumva ufite ibyishimo. Hanyuma Sami ati ariko ntawe? Ati nta kibazo ndaza kubikora. Ati ariko se kumamagaye isaha ni amahoro? Yego rwose ni amahoro, ni inshuti zanjye zari zimamagaye zishaka ko tuzajyana mu kirori kuwa gatanu, none nagira ngo numve nyine niba uzaboneka. Kiri numve uri kumwe na Eric, bibaye byiza rero wamubwira nawe mukazazana. Ariko urahinda ko ubu ntabwo wari gutegereza ukaza kubimbwira ngeze mu rugo? Oya ntabwo ari uguhinda, nawe ntugakabye. Yego ndabizi ko akenshi ngutesha umutwe, ariko nanone kuri iyi nshuro ntabwo ndi guhinda. Ni inshuti zanjye zamamagaye zinsaba ko nababwira niba nzaboneka ndetse nkanababwira niba nawe wazaboneka kugira ngo bamenye abantu bafite kuri liste y'abantu bazitabira icyo kirori. Sami nawe ati okay, ndumva nta kibazo rero, n'ubundi kuwa gatanu ikigoroba nta kintu tuba dukora. Erega n'ubundi singuhamagaye nyeneye cyane ko ari wowe uzaza, ahubwo nagira ngo numve ko nyine Eric muri kumwe ukamunyingingira ashaka azaza, byibura muri icyo kirori tukasaba turi kumwe. Sami ahita amwenyura, yangiza akavuga ati sawa it's okay, turi muri lunch ndaza kukuvugisha ubugiye nitugera mu rugo turabivugana neza. Muri ako kanya Sami ahita ava kuri telefone ati Eric navuganaga na mushiki wanjye, ari kunsaba ko twazanyana mu kirori kuwa gatanu, mu ijoro ryo kuwa gatanu kuko inshuti ze zabimusabye.
Eric ati Sami rwose urabizi ko nakunda ibintu by'ibirori sinzi impamvu rero ushaka kubinjyanamo. Sami ati ndakwinginze ntumakanire kubera ko ni mushiki wanjye ubishaka cyane nanjye ntabwo mbikunda ariko bibaye ngombwa njyayo kugira ngo duhuke mu mutwe. Ubwo Eric atamubwira ati nta kibazo tuzajyana. Ubwo bakomeje kuganira ari nako bafata icyo kunywa igihe kikagera bakabazanira n'ibyo kurya bakarya bagasubira mu kazi. Kuri uwo munsi nijoro Eric yasoje akazi aba yatashye ari mu cyumba cye yicaye ku buriri ari gukoresha laptop cyangwa se mudasobwa mu rurimi rw'ikinyarwanda akumva umuntu aramukomangiye. Eric ati ni karibu ntabwo hafunze. Ubwo wari ukomanza ahita yinjira. Eric yamubona ati ese ni wowe mama? Mama ati yego ni njyewe. Ati wirute mwana wanjye. Maze mama we akabivuga bikomeza amwegera aho yari yicaye ku buriri angize akamusuhuza nawe agahita yicara ku buriri. Nyina ati Eric uko utaza ngo tujye kurya nishe igihe kinini ngutegereje ntabwo nari nzi ko wageze mu rugo. Eric nawe akavuga ati igendere urye njye ntabwo nshaka kurya niyo mpamvu ntiriwe nza ku meza ngo dusangire. Mama ati urabizi mwana wanjye ko ntashobora kurya njyenyine nta peti nabona rero sinzi impamvu ushaka ko mbitindaho. Eric ati ndabizi ariko muri aka kanya urabishobora genda ugerageze urye njye nakubwiye ko nta biryo nkeneye. Mama ati byagenze ute ko nzi neza ko urya ku manywa aho uba wagiye hanyuma ko twemeranyije ko nijoro tuzajya dusangira ibya nijoro ko nanjye mba nariye mu kazi. Muri aka kanya Eric ahita amubwira n'uburakari ati nakubwiye ngo ndeka nta biryo nkeneye. Nyina aratungurwa cyane kubona umuhungu amubwira gutyo amubwira nabi nta kinyabupfura kibirimo. Angize akamubwira ati ese mwana wanjye byagenze bite uyu munsi ndabona bidasanzwe ndabona warakaye ninde wakubabaje ese waba wananiwe cyane waba wahuye n'akazi kenshi byagenze bite mwana wanjye. Muri ako kanya Eric ahita yubura umutwe akareba nyina hagashira akanya gato nta kintu aravuga. Nyina ati mwana wanjye narakubwiye ngo ikibazo cyose uzajya ugira uzajya umbwira ese kariya akazi nagushakiye ntabwo kakugendekera neza basi mushakira kandi mbwira niba utakishimiye byakoroha ndaza kugerageza ngushakira kandi ari kubaho wishimye. Ubwo nyina akivuga ibyo ngibyo Eric ahita amubwira ati oya mama oya ndarambiwe njyewe iby'akazi ntabwo uri nkeneye kumva muri aka kanya nakubwiye kenshi ko nkeneye kumenya ukuri kwa nyako ariko wanze kumbwira kubera icyo utambwira igihe kirageze ngo umbwire ukuri mama. Mama Eric ahita asa nk'uwumiwe yarangiza akamubwira ati Eric byakugendekeye bite? Eric ati no mama I'm tired. Mama ndarambiwe ibinyoma byawe nkeneye ko umwiza ukuri okay mama. Ibimenyetso byose maze kubona birangaragariza ko nari amaraso yawe mama please mama. Eric mwana wanjye please calm down. Oya mama oya mbabarira rwose cicike nakubaho kuko aho bigeze ubu ndarambiwe. So urafungura iyi safe box nkeneye kumenya ibirimo ikindi kandi vuba bidatsindiye nawe turajya gupimisha DNA test nkeneye kumenya ko ndi umwana wawe wa nyawe cyangwa se wandeze mama please kuri icyo utambwiza ukuri mama. Mama wa Eric ahita asohoka yitubona ababaye yarangiza agakubitaho urugi cyane akagenda akinjira mu cyumba cy'akifungirana agatangira kurira cyane avuga ati kubera iki Imana kubera iki koko kubera iki ibi nabyo byambaho ati nabuze byinshi ariko noneho kuri inshuro sinshaka guhomba umwana wanjye Eric. Muri ako kanya Mama Eric ahita afata telefone ye agashyiramo nimero yihuta akaba arahamagaye hakitwa ijwi ry'umugabo ati yes Mama Eric. Mama Eric ati allo Papa Sami dukeneye kuvugana byihutirwa mbabaruze duhure. Papa Sami ati what byagenze bite ko ufite ubwoba byagenze bite ushaka ko duhura ryari hehe? Mama Eric ati nakubwiye ngo dukeneye kuvugana byihutirwa kakanya afata imodoka uze duhurire hamwe twajyaga duhurira. Ako kanya Mama Eric ahita afuba telefone yarangiza agahita asohoka akurira mu modoka ye. Icyo gihe babwije cyane Eric ahita yumva umuntu wakije imodoka yareba mu idirishya akabona ni mama ugiye. Muri ako kanya Eric nawe ahita asohoka mu gipangu akazamuka gato agafasha umumotari akamubwira ati bari kurikirira imodoka uri kubona iri kurenga atariko kandi uze kugenda witwararitse ku buryo ataza kumenya ko twamukurikiye. Ubu Mama Eric mu muhanda arimo agenda nibwo aza kugera ahantu agaparika imodoka ahantu ubona ku gashyamba ariko kandi nanone atari ishyamba rinini cyane. Yangiza agahagarara ku muhanda akajya kuri telefone ahamagara ariko ari guhamagara ntamwitabe. Ubwo Eric nawe kuri moto bageze aho mama ahagaze ariko akabwira motari ati komeza urengaho gato ugere hirya. Amara kugera hirya Eric agahita ava kuri moto akabwira umumotari ati wowe genda uri hafi ahangaha ninza kukenera kukuhamagara ngo ntyure ndaza kukubwira ndaje ntabwo biri butinde ndaza kukwishyura.
Eric ahita afata nimero y'umumotari kugira ngo aze kumuhamagara amusabe kuza kumucyura amusubize mu rugo. Ubwo Eric ahita asa nk'uwinjira mu gashyamba ariko ugenda yerekeza aho mama we ahagaze, gusa ntabwo abasha kumwegera kugira ngo ataza kumubona. Muri ako kanya abona imodoka ituruka mu cyerekezo bari baturutsemo, akabona igeze ya mama we iparitse ikaba irahagaze. Havamo umugabo agahoberana na mama we, maze mama Eric agakomeza agahobera uwo mugabo amufashe cyane ubona ko afite ubwoba. Mama Eric iti urakoze cyane papa Sami, urakoze cyane kuza. Atari ko mu by'ukuri nakwese mfite ubwoba. Papa Sami ati byagenze bite ko mpamagaye muri iri joro, ni iki cyabaye? Mama Eric ati nagahinda kenshi mu by'ukuri ntabwo wabyumva, mfite ubwoba. Ati mfite ubwoba yuko Eric yabamenye ko ntari nyina. Papa Sami ati ntabwo bishoboka, yabimenye se cyangwa se byagenze bite? Se tuza shyira umutima hamwe umbwire. Mama Eric ati uko byagenda kose byanze bikunze yabimenye. Papa Sami ati yabimenye se, yabimenye gute? Ntabwo ngende kubyumva, ni gute yabimenye aka kanya? Mama Eric ati mu by'ukuri Eric amaze iminsi yitwara mu buryo budasanzwe, amaze iminsi ambwira nabi, amaze iminsi amfata mu buryo budasanzwe. Ikindi kandi ubwo naguhamagaraga nuko noneho byari bikabije, yarambwiye ati akeneye gupimisha DNA test. Ese nibigenda gutyo urumva haza basigaye iki? Nibwo nzamakanira igihe cyose kuzi ko mbere nitwazaga ko ari umwana, none kuri iyi nshuro akaba yararakuze. Kandi urabizi nawe ntabwo gupimisha DNA test bisaba ngo abantu babe bari kumwe. Ashobora gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo abashe kubona njye wa nyawo ndiwe nubwo tuba turi kumwe. Ikindi kandi rwose Eric atararenga aho ngaho, wa mugabo Papa Sami ubona nyine nawe atangajwe n'ibyo bari kumubwira. Ati ntabwo bishoboka rwose, ariko tuza ndaza kubijyamo menye ngo bimeze bite. Humura ntabwo bazabimenya, ntabwo bazigera badufata. Ubwo sumbaza ibyo bavugaga, ikindi kandi numbaza impamvu uwo mugore yahamagaye uwo mugabo bagahura. Ikindi kandi yamuhamagaraga mu izina nk'aho afite umwana witwa Sami. Tuvuga ko kandi hari umuhungu wari urimo uganira na Eric kare ubwo bari gufata lunch, uwo muhungu akaba yitwa Sami. Ese uwo Sami yaba ari we bari guhamagarira cyangwa se bari kwitirira uyu mugabo wari waje guhura na mama Eric? Ubwo mama Eric yaganiriye na Papa Sami igihe gitoya, abanjira mu modoka bose barongera barataha. Eric nawe yari aho hafi ariko ntiyari kumva neza ibyo barimo bavuga kubera ko yanze kwegera hafi yabo kugira ngo bataza kumubona. Abonye batashye nawe yahise ahamagara wa mumotari wari wamuzanye arongera aramucyura. Bukeye bwaho hari kuwa kane n'ubundi bakomeza akazi nk'ibisanzwe. Kuwa gatanu haje kugera maze ikirori kiba kirageze. Eric ubwo yari yaje atishimye, ubona rwose adashaka kwisanzura mu bantu bari bahari. Yangiza agafata inzoga agasuka mu kirahure agahita asohoka hanze. Ubwo Sami abamureba ariko akirengagiza ko n'ubundi bari bamubwiye ko adakunda ibintu by'ibirori. Fiona nawe ubona ari umukobwa rwose w'umunyakavuyo, umukobwa wisanzura cyane. Mu kanya gato akaba araje yegera aho ba Sami bari n'inshuti ze. Ati Sami bimeze bite? Sami nawe ati ni sawa, bite byawe ubwo wowe? Fiona ati nanjye meze neza ariko narakubwiye ngo nzanire Eric ariko ntabwo wamuzanye. Kubera iki Sami? Kubera icyo utamwinginze ngaze? Sami ati ariko Eric namuzanye rwose ngewe windenganyiriza. Fiona ati niba wamuzanye ari hehe ko nari kumubona abantu bose nabonye no ko nari kumubona? Sami ahita amubwira ati Eric yambwiye ko ashaka kuba ari wenyine, muri urwo rwego rero yigiriye kwicarira hanze, nta muntu ashaka rwose bavugana, nta n'umuntu ashaka kuba bari kumwe. Byaba byiza rero umuretse nawe ukajya gusangira n'inshuti zawe. Fiona ati ibyo byihorere ngewe mfite uko ndabigenza. Fiona yahise asohoka yirukanka, yanga kumva ibyo umusaza bamubwiye. Asohoka yitegereza mu mpande zose hanze, abona igihande Eric yaricayemo, yari yicariye ahantu ku gatebe kari hanze muri jaride y'aho hantu. Fiona ahita agenda gake gake, gusa nkaho adashaka Eric amubona ko ari kumuturuka inyuma, yamugira imyanda agasa nk'umukanze. Maze Eric nawe agahita yikanga agahindukira akareba umuntu umukanze akabona ni Fiona. Fiona nawe ati unyihanganira niba nkukanze. Eric ati nta kibazo. Fiona ati ese byashoboka ko nicarana nawe niba nta kibazo? Eric ati oya, ndashaka kuba ndi njyenyine, niba nakubwoye wakihangana ukaba usubiye kumwe n'inshuti zawe mu nzu. Fiona ati oya, ntabwo nsubira mu nzu, nanjye mvuye mu nzu ari we nje gushaka, niyo mpamvu ubona ndi hano. Eric ati ntanga ko utajya wumva, kuva kera tukigana muri secondaire ntabwo wumvaga, kubera iki utari kunyumva? Niba nkubwiye ko nshaka kuba njyenyine nshaka kuba njyenyine. Fiona ati nakubwiye nanjye ngo sinsubira mu nzu. Eric nawe ubona nyine atishimye arakomeza ati nakubwiye ngo jya wumva, ikindi kandi nanga ko utajya uhinduka, uracyari wa wundi rwose, uracyari wa wundi, nta cyahindutse kuri wowe. Fiona ati okay sawa, nta kibazo, niba nkubangamiye mbabarira ariko reka nigendere.
nta kibazo rwose niba wumva ndi kukubaringa kandi isubirire mu nzu. Ubona nyine Fiona bivuze asa nk'urakaye, muri ako kanya ahita azamuka ari gusa nk'ugenda nyine asubiye mu nzu. Eric aramwihorera, ubwo Fiona aba yumva nyine wenda nahindukira Eric ari buze kumugarura bakaganira, ariko siko bigenda, aramwihorera ahubwo agakomeza akagenda. Ubwo niko akomeza kuzamuka, azamuka ama esikariye, yagera kuri esikariye ya gatatu agahita nyerera akikubita hasi, agahita asakuza. Muri ako kanya aho Eric yari yicaye yumva umuntu asakuje, yahindukira akabona ni Fiona uguye hasi, yiruka ajya kumureba agahita amuterura akamushyira mu modoka akamujyana kwa muganga. Mu nzira arimo amujyana kwa muganga bahamagaye Sami ati Sami, njyanye mushiki wawe kwa muganga yikubise hasi kandi ari gutaka umugongo, birashoboka ko waba uvunitse. Ubwo Sami nawe ahita asohoka yihuta kugira ngo asange Eric kwa muganga. Ubwo bari kwa muganga, Sami nawe ahita ahamagara mama wabo kugira ngo abe ari buze yite kuri Fiona. Ubwo mama we nawe akaba yahageze. Sami na Eric bahise bagenda, Fiona asigara arwajwe na mama we. Ubwo bari mu modoka barimo bagenda, Eric agenda aganiriza Sami uko byagenze. Gusa Sami ntabwo ariko abyumva, ahubwo aravuga ati nari mbizi ko mushiki wanjye rwose ntabwo n'ubundi byari kumuhira. Eric wambabarije mushiki wanjye, kubera iki ubundi iyo umwemerera mukaganira? Eric ati ariko njye narabikubwiye ko nakunda ibintu by'akavuyo, ikindi kandi nashaka kuba ndi njyenyine, urabizi ntabwo meranye neza na mama wanjye, rero ntabwo nkeneye umuntu stressa. Rero mushiki wawe ntabwo ajya yumva rwose, ikindi kandi nubwo uri kunshinja amakosa ariko ntabwo ari njye wamutuye hasi. Ariko Eric ibyo byose ndabyumva, gusa uko uri kwiyumva nabwo ndakumva, ariko nubwo utameze neza rwose icyo ugomba kumenya nuko mushiki wanjye aragukunda nawe urabizi. Eric ati Sami, ndakeka rwose tutari abana bo kwirirwa duta umwanya muri ibi, ati ngibi nta mumaro, nta n'icyo byatumarira, ati byabaye kandi ntacyo nabihinduraho. Ikindi kandi nanjye mpangayikishijwe na Fiona, ati mbabajwe nuko rwose yarwaye kandi mbabajwe nuko agiye kumara iminsi mu bitaro nk'uko muganga yabitubwiye. Cyakoze nzakora ibishoboka byose nzajya musura, ariko kandi nanone ntabwo nifuza gukomeza kumbwira ibintu nk'ibyo ngo arankunda, ndabizi ko ankunda, ikindi kandi nanjye ntabwo mwanze, ariko nanone nakubwiye ko nakeneye ibintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo mbikeneye aka kanya, mfite ikibazo cyihutirwa nshaka kubanza gukemura. Ubwo bavuga ibyo ngibyo ariko bakomeza gutaha. Haciyeho iminsi mama Eric na papa Sami baba bahuriye ahantu basohotse, maze mama Eric akabwira papa Sami ati nageze igitekerezo cy'ukuntu twatuma Eric yibagirwa ibyo arimo. Papa Sami ati icyo gitekerezo ni ikihe? Undi nawe ati ubwo agiye kuba misiyo ku kazi nkabava muri iki gihugu nkajya mu kindi, ndi guteganya ko nazatwara Eric hanyuma twazageraho nkabamushakishiriza ubuzima, ndabizi iyi misiyo izatinda hafi umwaka wose. Ati rero Eric azamara icyo gihe cyose asa nk'uwirengagije, ikindi kandi birashoboka mfite amahirwe menshi cyane ko nazakomeza gukorera muri icyo gihugu. Ati rero byaba byiza mbiharaniye ndetse nkabirwanirira kugira ngo nzigumire muri icyo gihugu maze Eric nawe agumeyo, wenda n'abatakibona ibintu bimwibutsa cyangwa se bimushishikariza gushaka amakuru y'uko ntari mama we, wenda yazabyibagirwa. Papa Sami arumirwa ati ariko uri umusazi, ukeka ko kujya kure cyangwa se kuba yahindura igihugu atuyemo aribyo byamubuza kuba yakomeza gushakisha cyangwa se kugera ku ntego yemeje kugeraho? Ati ikindi kandi ntabwo Eric akiri umwana wo kumubwira ati kora iki, nyura aha cyangwa se iki ngiki ryama hano. Ntabwo akiri umwana rwose, urabona ko ari umuntu mukuru, nawe ashobora kwifatira icyemezo. Ibyo wibwira by'uko waguma muri icyo gihugu ushobora kumubwira ko mwazajya nawe akabyanga, akakubwira ko adakeneye kugenda. Eric ati none se ubwo nabigenza ute? Papa Sami ati n'ubundi se twazabibwije ukuri bikaba ibyakabaye n'ubundi ko dore bizarangira babimenya, ahubwo bikarangira bigeze mu buyobozi tugafungwa. Eric n'umujinya yicaye atahaguruka ati wasaze cyangwa? Papa Sami ati wapi, ntabwo nasaze, ndi muzima, nyamara ushaka wabitekerezaho. Muri ako kanya mama Eric tubona arakaye agahita yigendera yerekeza aho imodoka yiparitse, agasiga Papa Sami yicaye aho ngaho. Ubwo ari ko Papa Sami amuhamagara ati mama Eric bite, uragenda tutavuganye ibyo twari twaje kuvugana? Ati uyu mwanya se waba wapfuye iki? Ubwo yanga kumwumva agakomeza akigendera kurira mu modoka akigendera. Hanyuma Papa Sami nawe agahita ahaguruka abona ko nyine nta kundi byagenda, akishyura ibyo bari bafashe, agahita nawe yigera akicara mu modoka akigendera. Sinzi niba bibaza impamvu uyu mugabo yabwiye mama Eric ati waretse tukavuga ukuri, waretse tukavugisha ukuri tutazafungwa, ariko uyu mugore we agahita arakara, agahita anivumbura akagenda. Ese abantu bombi bakoze iki? Nyuma y'imyaka 2 Eric bari kumwe na Sami muri office aho bakorera. Eric yibutsa Sami ko bafite ikirori cyo kwiyerekana mu muryango we n'umukunzi we. Ubwo umukunzi we ari Fiona, baba barageze aho bagakundana.
maze Eric ati Sami hari ikintu nshaka kukubwira kuko uri inshuti yanjye kandi ukaba uri musaza w'umukobwa tugiye kubana rero ndashaka kukikubwira. Sami n'amatsiko menshi ati nubwo biteye ubwoba ariko nanone ndumva ngize amatsiko bitewe n'ukuntu bivuze ndumva ari ibintu bidasanzwe. Eric ati oya wigira ikibazo biroroshye ariko kandi nta nubwo byoroshye. Ati buriya amaze iminsi bitekerezaho numvaga byancanze ndetse nkumva sinzi aho nzahera. Ati ariko nakubeshye muri isi umuntu nsigaye nizera wenyine ni Fiona ndetse nkizera nawe musaza we kubera ko tumaze igihe kirekire dukorana. Sami ati ariko ntabwo ndi kubyumva warashye kunega ukambwira ikiri kujya mbere. Eric ati ndabizi ugira amatsiko ariko n'ubundi nta mpamvu yo kubisha reka mbikubwire nabiteguye. Ati urabizi ko njye na mushiki wawe dukundana ati ndetse tumaze igihe dukundana twapanze no gukora ubukwe rero nyuma y'uko tumaze kwiyerekana mu muryango nzanategura ubukwe vuba vuba. Ikindi kandi ndifuza ko nyuma y'ubukwe tuzahita twigendera. Ati ubundi se mvuze umuryango hariya cyangwa mvuze imiryango? Nshobora kuba mvuze imiryango kandi ndakeka umuryango n'ubundi ari umwe. Tubundi se njyewe hari umuryango mfite ndakeka nakavuze ko ari umuryango ataragira ibindi arenzaho. Sami ahita amuca mu ijambo ati ariko Eric uba muzima na n'ubu ngubu ntabwo urumva ko ufite umuryango? Ati nyuma yo kuvumbura ko uwo uzi wita mama wawe ari we Daniela ukavumbura ko nta sano mufitanye biciye mu gupima DNA test n'ibindi bimenyetso runaka wagiye ukusanya, ati niyo mpamvu bavuga ko nta muryango ufite. Rwose ibyo bintu birambabaza buri gihe bivuze. Ati se wirengagiza ko ari we muntu wakureze wakuze ubona abana nawe nta kintu wamuburanye yakumenye amashuri niwe wagushakiraga akazi buri kimwe akakwitaho none wamurakariye bigezaho bite? Eric ntabwo mba ndi kubyumva njyewe. Eric aramubwira ati ibyo ntacyo bimbwiye rwose kuko nari nabikubwiye na mbere hose iyo aza kumbwiza ukuri na mbere hose ntabwo mba naramurakariye bigezaha. Ati gusa ariko nanjye sinzi ikintu nzamuhimisha ku buryo cyazamubabaza igihe cyose. Sami ati ubwo ni igiki ugiye gukora gishobora gutuma umubyeyi wawe ababara n'ukuntu agukunda usigaye ufite n'umutima mubi bigezaho? Ati ugiye kubabaza umuntu ugiye kumubabaza kuri urwo rwego? Eric ati rega n'ubundi nta bindi bintu birenze nta bindi bintu bikaze nibyo maze kukubwira ko nyuma y'uko dukoze ubukwe njye na Fiona tuzigendera. Sami ubona atangaye ati mugenda mujya he? Wabimbwiye sinahita mbivugaho cyane kuko numvaga wenda muzajya kurira ukwezi kwa bucya ahandi hantu ariko mukazagaruka. Ati ariko bitewe n'ukuntu uri kubivuga ndumva atari byo kuzagaruka. Ati Eric niwe mupangu ufite? Eric nawe ati narabikubwiye ko rwose umwanzuro nafashe nawe ugomba kuwuhindura. Ati rero ikintu kiriho nuko namaze kumenya ko Daniela atari we mama mubyara. Ati nubwo nazi mama wa nyawe uwo ari we nkaba nazi papa mubyara gusa icyo nabonye nuko n'uriya mugore tubana atari mama wanjye. Ati rero nzagerageza kugenda muhunga agahinda kose nahuye nako. Ikindi kandi nzagenda uriya mugore atabizi kugeza uyu munsi iri banga ni wowe urizi ndetse na Fiona n'umukunzi wanjye. Sami muri ako kanya atavuga ati ushatse kuvuga iki Eric? Ushaka kuvuga ko uzatwara mushiki wanjye mukaburirwa irengero? Ati urabizi neza ko Fiona tumukunda. Fiona rwose turamukunda cyane ikindi kandi n'umuryango dutekereza ko twakwemerera gutwara Fiona ukamutwara kure yacu. Eric atamubwira ati Fiona arakuze ntabwo ari umwana kandi nawe akeneye kubaka urugo rwe. Ikindi kandi ntabwo nigeze mbimuhatira ahubwo nawe bwarabyemera ko tuzajyana. Ubwo Sami butubona arakaye arangiza akamubwira ati urabizi rwose ndi inshuti yawe Eric. Ati ariko nanone mufata nk'aho uri mukuru wanjye kubera ko twarakuranye twagiye ducana muri byinshi twize hamwe dukora akazi kamwe ndetse kugeza na n'ubu turacyakorana. Rero nta mpamvu yo kuba wankora ibintu nk'ibi cyangwa ubikora umuryango wanjye. Ati nimumara kujya kure kubizi neza ko iyo umuntu agize ikibazo abo yitabaza ari umuryango we urumva bizagenda bite? Ni bande bazajya babitaho? Ni bande bazajya babafasha? Ati Eric Sami atararenza aho ngaho. Eric atamubwira ati nakubwiye ko nta gitutu nashyize kuri mushiki wawe nabishaka tuzagenda kandi natabishaka biramureba. Gusa icyo nzi nuko twabiganiriyeho tukabyemeranya ko nyuma y'ubukwe tuzahita twigendera. Ubwo Sami ahita yivumbura akavuga ati ntabwo ndi kubyumva ngenda arakaye ko byanze bikunze ni wowe uhatirije Fiona kubyemera. Bitewe n'ukuntu Fiona nzi akunda umuryango wacu ndetse n'uburyo natwe tumukunda
ntabwo yari kubyemera. Muri ako kanya Sami ahita afata envelope irimo amadokima agahita yihereza Eric akavuga ati kanigendere ubwo naheje mu kirori. Bwarakeye umuryango wo kwa Sami ubona washyashyanye rwose, ubona biteguye guhura n'umuryango urimo umuhungu wenda kubabera umukwe. Wabonaga ari famiye yishimye rwose kandi famiye ubona ko ntacyo babaye, ubona ko ari abanyamafaranga. Muri ako kanya bahise batse imodoka berekeza aho ikirori kigiye kubera. Ku rundi ruhande kandi umuryango kwa Eric nawo uba waje. Sami ndetse na Fiona baba bageze aho ikirori kiri bubere, kubera ari bo baba bateguye ibintu byose bagira ngo barebe ko buri kimwe kimeze neza. Barinjiye ndetse hari n'inshuti zabo bagiye batumira ndetse n'imiryango imwe n'imwe. Yari abantu bake rwose, ubona ari abantu bitabiriye ikirori cyoroheje, ariko kandi ikirori cyajemo abasimu gusa, kandi ubona ko cyajemo imiryango ya hafi y'iyo miryango ibiri yombi. Abaturutse mu muryango wo kwa Sami bicara ku ruhande rumwe, abaturutse mu muryango wo kwa Eric nabo bicara ku rundi ruhande basa nkaho bari kurebana. Mu kanya gato umugabo yarahagurutse imbere atangira asuhuza abantu, arabibwira ndetse ababwira ko ari we MC bagiye kubana. Hanyuma yahise anababwira ko atari bubatindire bitewe n'uko gahunda iteguye. Ntatinze rero ndabanza guha ikaze buri muntu wese uri hano, nanatume mwese mumenyana kugira ngo tubane muri buri kimwe abantu bose tuziranye. Ati mu by'ukuri rero ikiduteranyirije ahangaha hari ukwiyerekana ko abakundanye bifuza kuba bahabwa uburenganzira n'imiryango yabo bombi kugira ngo bazabashe kuba bakomeza n'ibindi birori nk'ubukwe, gusezerana cyangwa se ibindi mu minsi iri imbere. Ati hano rero hari umuryango w'umuhungu, hari n'umuryango w'umukobwa, ndetse hakaba hari n'abantu bagiye baturuka ku mpande zitandukanye arizo nshuti zabo kugira ngo baze bifatanye nabo kuri uyu munsi mwiza twahuriyeho nk'uyu. MC yarakomeje yakira abantu ndetse bafasha no kumenyana. Mu kanya gato baravuze ati ndabizi neza ko bamwe muri mwe muri hano mutanazi abantu bagiye kwerekanwa cyangwa se kwerekana abari bo. Ati hari bamwe muri mwe mubazi ariko nanone hari abandi batabazi. Niyo mpamvu rero ngiye gusaba Eric na Fiona bakaza hano imbere, buri kimwe turi bukore tukaza kugikora mubazi cyangwa se mwamaze kubabona. Papa Sami na Mama Eric aho bari bicaye bacyumva amazina bombi barikanze, maze Mama Eric ahita yandikira Papa Sami SMS ati ntibishoboka, nizere ko abatari bo baje kwiyerekana. Papa Sami nawe agahita amusubiza n'ubundi butumwa kuri telefone ati nanjye ndabyumvishe numva umusatsi umvuye ku mutwe. Ati gusa reka dutegereze turebe. Ubwo Mama Sami atahindukira akareba umugabo waho yicaye, akabona ibereye muri telefone akamushikuza akayishyira mu gashakoshi ati uri kurangara mu gihe nk'iki, igihe cy'ikirori cy'umukobwa wacu Fiona, bite uri mu biki? Gusa ntabwo abyitaho, ahita abika telefone ye mu gashakoshi. Ubwo Papa Sami ahita atuza, ariko ku rundi ruhande ntabwo Mama Eric bamenye ko Papa Sami bamwatse telefone. Muri ako kanya Eric na Fiona bari gutambuka bajya imbere. Ubwo Mama Sami rwose ubona yishimye, ubona amwenyura. Mama Sami nubwo abitse telefone y'umugabo we ariko abibona ko umugabo rwose atari hafi aho. Yarangije akamubwira ati Papa Sami come on, ukuri gutekereza cyane, bigenze bite? Ibitekerezo byo ntabwo biri hafi aha, umukobwa uracyamukeneye se? Ntabwo ushaka ko ajya kubaka urugo rwe? Ati ntabwo ushaka kumenya umuntu ugiye kutubera umukwe? Papa Sami nawe ati oya ndahari ntugire ikibazo, gusa bivuga ubona ko ari nko kujijisha rwose, ubona ko ibitekerezo byo bitari hafi aho. Ikindi kandi abayandikiranye na Mama Eric ubona wagira ngo hari amabanga bafitanye. MC nawe akomeza avuga ijambo ati ngaba rwose ngaba baje, ngaba babamagaze impande. Uyu musore nawe bababwiye yitwa Eric, uyu mukobwa nawe niwe witwa Fiona, nibo twaje tuvuga ko baje kwiyerekana mu miryango yabo, hanyuma mu minsi mike bakazatwereka ikirori ariko cyabangirijwe no kukwiyerekana. MC akiri kuvuga ibyo abantu bahita bakoma mu mashyi. Ubwo mu gihe bari gukoma mu mashyi Eric na Fiona nabo bahita batangira guhoberana. DJ nawe ahita azamura akazi gake, abantu batangira kuvuga buhoro buhoro bongorerana, ubona ko ibyishimo rwose ari byose. Gusa ku rundi ruhande Papa Sami na Mama Eric bo ubona basa n'abafite ikibazo. MC asaba abantu kuba bakongera bagatuza, agasaba na DJ kuba yakongera agahagarika imiziki. Maze mu gihe ataratangira kuvuga Mama Eric ahita ahaguruka mu ijwi riranguruye ati ntabwo bishoboka rwose, ntabwo njye nshobora kwemera ko uwo mukobwa mbere umukazana. Muri ako kanya Papa Sami nawe arahaguruka ati nanjye ntabwo nabyemera ko uwo muhungu mbere umukwe.
ubwo bose bahita batangira gutungurwa ari nako barebana bamwe bongorerana bati bigenze bite se ko mbona mu miryango yombi havutsemo ikibazo ku mukobwa ati ntibashaka umuhungu ku muhungu nawe ati ntibashaka umukobwa ati se yaba ari ibiki ubwo urusaku rwabaye rwose maze Eric n'umujinya mwinshi ahita yaka MC mikoro asaba abantu gutuza maze baravuze ati niki kijya mbere ati mama kubera icyo udashaka ko Fiona kubera umukazana ikindi nawe papa Fiona kubera icyo udashaka ko nakubera umukwe bimeze bite mama Eric we yarahagaze ati ndavuze ngo ceceka aho rwose icyo nakubwiye nuko uwo mukobwa namushaka akivuga ibyo ahita yisohokera agasohoka yihuta rwose ubona ko ari n'umuntu utari bugarukaho Basami nawe ahita ahaguruka yerekeza aho ba Eric bahagaze agafata Fiona akaboko akamukurura aba ari kumukura ku gato ari kubona ko ashaka kumukura aho ngaho Fiona nawe agahita yikomeza adashaka kuhava ubwo ni nako abantu bose bumiwe batari kumenya ikijya mbere Fiona ati ndekura pa ugatangira kuravuga ati niki kiri kujya mbere kubera iki mugiye kunyangiriza umunsi abantu bose babumiwe babura n'icyo bavuga ubwo papa Sami yahise akomeza gukurura Fiona abaramusohoye Eric asigara ahagaze aho Eric yahise abona bimucanze bwira abantu ati mwihangane kubw'ibibaye ati mwihangane mwitahire tuzaba tubavugisha nyuma ati rwose mutwihanganire kubera ko havutse ikibazo tutazi ubwo abantu bahita bumirwa bagatangira guruguruka bigendera ubwo Eric ahita asohoka ari nako mama Fiona asohoka n'abandi bantu bose bari baje aho ngaho bumiwe ubona byabacanze batazi ikiri kujya mbere bamwe batangira nabo gusohoka ngo bitahire ubwo Amerika yari yageze hanze yinjiye mu modoka maze afata telefone ahita ahamagara papa Sami telefone ya papa Sami yari igifitwe n'umugore we arangije ahita yumva telefone isoneye mu gashakoshi ke ko yari yayimwatse kare aba arayifashe aritaba ataragira icyo avuga Amerika atatangira kuvuga ati papa Sami dukeneye kuvugana byihutirwa ndavuze ngo sohoka tuvugane mama Sami ahita atungurwa ati wowe n'umugabo wanjye mupanga iki ku buryo uvuga gutya ati niba udakunze umukobwa wacu wenda niba hari icyo wamunengeye simbizi ariko se ko kibihuriranye no kuba uhamagaye umugabo wanjye ukamubwira gutya ati ikindi ni ukubera iki byihuriranye no kuba umugabo wanjye yanze umuhungu wawe ubwo Amerika yahise agira ubwoba yari amaze kumva ko telefone yo wahamagaye atari uyifite ahubwo ifitwe n'umugore we ahita akupa byihuse maze mama Sami agahita asohoka yihuta n'umujinya mwinshi aba ari kwerekeza aho umugabo we yari ari ubwo Eric nawe amaze kugera hanze ariko yerekeza aho Fiona ari kuko ashaka kumenya ikijya mbere mu kanya gato mama Sami yari amaze kugeraho imodoka yabo iri n'umujinya mwinshi ahita afata papa Sami akaboko ati vayo hano tuvugane ku ruhande Basami akamwishikuza akamubwira ati ukeneye ko tuvugana iki injira mu modoka dutahe mama Sami n'umurakari bwinshi akavuga ati ntabwo mbyumva niba udashaka ko tubivuganira ku ruhande ntacyo reka mbivugira ahangaha ati kubera icyo uriya mugore aguhamagaye nicyo uri gupanga n'uriya mugore Basami akibyumva tubona asa nk'uwikanze hati uwuhe mugore mama Sami ati wibeshye wijijishe hati urambwira neza ibyo muri gupanga wowe n'uriya mugore kubera icyo udashaka ko uriya muhungu atubera umukwe ati ikindi kandi no kubera iki uriya mugore adashaka ko Fiona amubera umukazana bwira njye uransobanurira ubona mama Sami yarakaye ababaye ubona afite agahinda kenshi mu maso ubwo papa Sami ahita afungura imodoka yihuta ati urinjira dutahe cyangwa ntabwo winjira Eric akaba yageze akavuga ati nta hantu mujya mutaransobanurira ikijya mbere ati buriya mama we yamaze kugenda namuzi ariko mwe ntabwo muncika ati ni ukubera iki bibaye ni ukubera iki mutwangirije umunsi papa Sami yabwiye Eric gutaha ariko Eric arabyanga ahita afata Fiona akaboko aramusohora mu modoka aramubwira ati niba utankunda urajyana nawe ariko niba unkunda ngwino tujyane mu gihe cyose utaratubwiza ukuri ngwino twigendere Fiona ahita yisohokera atangiye kujyana na Eric berekeza aho imodoka ya Eric yari iparitse mama Fiona nawe agahita avuga ati nanjye sinjyana nawe papa Sami ngiye ndigendeye ntabwo nyine kubana n'umugabo w'umunyabinyoma ubwo papa Sami ahita abona bimucanze yarangiza n'umujinya mwinshi nawe agahita asohoka mu modoka ati mwese mwinjire muri iyi modoka tugende njye kubasobanurira buri kimwe mama Sami agahita amubwira ati ariko uri umusazi uradusobanurira buri kimwe hehe ni iki dusobanurira mama Sami yemeye kwinjira mu modoka Eric na Fiona nabo baragaruka binjira mu modoka barangije bahamagara Sami ubwo yari yasigaye muri sale bari bagiye gukoramo ikirori baramubwira bati nawe naze bagende papa Sami yahise yatse imodoka ayatserekeza kwa Eric bagezeyo basanze Amerika hari we yari yahageze mbere yari yicaye mu ntebe muri sale ari kurira asakuza cyane
nawe nibwo guhita binjira maze bicara muri salo. Abantu bose bari bumiwe ubona batazi ikijya mbere, gusa mu by'ukuri ikibazo wabonaga kiri kuri Papa Sami ndetse na Amerike, aho buri wese yari kwibaza ati ni igiki kijya mbere kandi ni igiki cyabaye. Ako kanya bamaze kwicara, Papa Sami ahita abwira Amerike ati igihe kirageze ngo tubwize abantu ukuri, igihe kirageze ngo ibi bintu byose bikemuke kuko ntabwo twazaguma muri iyi ngo bizashoboke. Ati nutabibabwira ngenda bibibwirira. Ahantu bose babumiwe. Mama Sami agatavuga ati ariko ni igiki kijya mbere, igihe mwahere ni iki mudashaka kutubwira, ni iki mudashaka gushyira hanze ngo natwe tukimenye. Ubwo Mama Eric ahitahaguruka asa nk'uwerekeza ku cyumba. Eric agahita agenda akamufata akavuga ati ndabizi neza ugiye kwifungirana, ntabwo uvanga utatubwije ukuri ko ibintu biri kujya mbere. Papa Sami nawe agahita avuga ati ndabizi neza ko atabona imbaraga zibivuga, ariko icyo ngiye gukora ni ukumusaba uburenganzira bwo kubivuga. Ubwo Fiona aba yumiwe ati ariko papa muzi gukina filime neza ntabwo nari nzi ko ibi bintu mushobora kubikora. Ni ibiki bijya mbere, ni igiki mushaka kutubwira we n'uyu mugore? Ati ni iki cyabaye, ese ni ukubera iki mutwangirije ikirori? Amerika n'agahinda kenshi ahita yubura umutwe akabwira Papa Sami ati n'ubundi byarangiye ntacyo bikimaze. Ati ntushaka kubibabwire kuko n'ubundi ndabona nta gisigaye. Ubwo Papa Sami ahita avuga ati ikizima ni uko umbwiye ko mbibabwira, nta wundi njye rwose mba narababwiye na kera hose narabikubwiye ngo tubibabwire ariko urabyanga. Mama Sami ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi ati Papa Sami ndabizi neza nurambona narakaye, ati ariko aho bigeze aha nimukomeza kudukinira filime nk'ingi nge ntabwo twumvikana. Papa Sami ahita aturisha umugore we ati tuza munege amatwi mbabwire. Abo bose baratuje. Ubwo muri ako kanya bataragira ikintu bavuga, Eric ahita ababwira ati mube mwihanganye ngira icyo nzana hano mbereke. Yinjira mu cyumba cye akazana envelope yarimo ibimenyetso bigiye bitandukanye harimo n'ibisubizo bya DNA test. Yayihereje mama waramubwira ati mama ndabizi warandeze wamenyeye buri kimwe, ati ariko nagusibye ikintu kimwe cyonyine wanga kukinkorera, bw'iyo mpamvu rero narakurakariye. Ikindi kandi kuri iyi nshuro rwose ntabwo nyikwita mama wanjye, mbikwita kubera ko nkubaha. Narakwinginze cyane ndagupfukamira ngira inshuro nyinshi zishoboka musaba ko mbwiza ukuri niba uri mama wanjye cyangwa utari mama wanjye, urabyanga. Narakurakariye nangira kwishakira ibishoboka byose kugira amenye ko utari mama wanjye. Aho maze kumenyera ko utari mama wanjye rero nahise numva ko ngomba kugucika nkigendera. Ati nyuma y'uko tukoze ubukwe njye n'umukunzi wanjye Fiona tuzahita twigendera, tuzajya kure aho nazongera kwita mama kandi nawe unyita umwana wawe. Eric agikomeje kuvuga, Papa Sami yahise amucecekesha ati ceceka nkubwire, ceceka n'ubundi ibyo byose ntabwo bishoboka. Eric ati niki kidashoboka? Urashaka kuvuga ko na Fiona utari bumume? Ati njye na Fiona turakundana, ikindi kandi twarabyemeranyije. Muri ako kanya Fiona yahise abwira Eric gutuza nk'uko nabo bari batuje, maze papa wabo akabasobanurira ikijya mbere. Ubwo Papa Sami yatangiye ati mu by'ukuri sinzi aho nahera, sinzi naho biri bugarukire. Ati sinzi na muratubabarira cyangwa se biragenda bite. Ati ariko igihe kirageze ngo tubabwize ukuri. Papa Sami ati mu by'ukuri mugore wanjye nkunda Valerie, ndakwinginze umbabarire. Ati ni ukuri naguhisha ibanga mu myaka isaga 30 tumaze tubana, ni ukuri nanjye nta yandi mahitamo nari mfite ariko byagombaga kuba. Muri ako kanya Valerie agahita amuca mu ijambo yari Mama Sami ati ni ibiki urimo kuvuga? Ni ibiki ko numva nteye ubwoba? Niriya banga wamishe mu myaka igera muri 30 tumaze tubana. Ati birashoboka se? Papa Sami yarakomeje ati ni ukuri urabizi n'ukuntu tukiga muri segonderi nagukundaga. Ati nagukundaga cyane ariko wowe ntiwankundaga, ahubwo wikundiraga undi muhungu twiganaga. Ati nageze aho nyeka ko rero ari uko njye ntagiraga amafaranga ahagije. Ati gusa naje kurwana no gukora cyane maze nshaka amafaranga kugira ngo nzakunde ngutsindire. Ati ariko n'ubundi ntibyigeze bimira, nubwo nabonye amafaranga n'ubundi umutima wawe wakomeje gutsindirwa n'umuhungu wundi ariwe Derek. Ati naje kwigunga cyane ntangira kujya niyahuza amayoga. Umunsi umwe rero nari nasinze ntwaye imodoka nasinze ndimo naha, nibwo naje guhura n'uyu mugore Daniela ariwe Mama Eric kuri ubu. Icyo gihe rero nari ngiye ku mugongo, ubwo nari nasinze nibwo naparitse imodoka ku ruhande maze mfungura umuryango ndasohoka. Ubwo nari ndi kugira ngo njye kureba umuntu nari ngiye kugonga, ubwo namugeragaho nasanze nawe ari hatariho, twese twari twabaye ibyatsi. Ubwo ni muri ya mvugo y'ubu y'umuntu wasinze bikabije bavuga ko yabaye ibyatsi. Icyo gihe rero yarambonye atangira kurira, aramfata arangundira cyane arambaza ati ese uri kubona ndi mubi? Narasetse ndamubwira nti oya ntabwo uri mwiza, ariko nubwo uri mwiza niwanditira umukobwa nakunze nubwo we yanyanze.
ati uwo mukobwa nakunze yitwa Valerie. Mu by'ukuri ibyo nawe mubwiraga atanzi, ndetse nawe yari ari kumvugisha atanzi. Ese ariko ari n'akatamarira arambwira ati nanjye ni uko ndi kubona nawe uri mwiza, atariko nubwo uri mwiza niwandikira umuhungu nakunze, umuhungu witwa Derek. Akivuga izina Derek nahise nibuka umuhungu twiganye ari nawe muhungu wantwaye umukobwa nkunda. Ubwo twese icyo gihe twarasize turavuga tuti dushaka aho tujya kunywera kandi gacupa maze tuganire. Twese twigendera tujya kwinywera izindi nzoga. Ubwo nibwo twakomereje ikiganiro aho twari twagiye kunywera izindi nzoga, maze mu kuganira naje kumenya ko wa muhungu ari kuvuga witwa Derek ariwe muhungu nari nzi, umuhungu wantwariye umukunzi ariwe Valerie mama Sami kuri ubu ngubu umugore tubana. Papa Sami yarakomeje ati njye n'uwo mukobwa twese tuba inshuti, dutangira gupaga utuntu twazatandukanye Derek na Valerie, maze nkisubiza Valerie ndetse Derek akaba wa Daniela. Twagiye duhura inshuro nyinshi turimo dupanga imigambi mibi y'ukuntu twabatandukanya, ko bateza imitego, tubateza ibirara n'ibindi byinshi kugira ngo batandukane. Gusa ntabwo byaduhiriye, ahubwo barabirokokaga. Ati igihe cyaje kugera rero Derek akora ubukwe na Valerie ariwe mama Sami mureba, ariko dukomeza kubahangaho ijisho njyewe na Daniela. Ati Merike yaje kugira depression, niko kujya kwishingira ku mugabo adakunze ari ukugira ngo byibura arebe ko yakirengagiza ibyabaye. Gusa uwo mugabo nawe ntiyigeze amubera umuntu mwiza, ahubwo ahoraga amukubita amuziza ko atabyara. Uyu mugabo yaje kwicwa na kanseri maze Merike apfa akaratyo. Nibwo yaje kujya ndirira rero akanangira inama y'uko nanjye nazapfa gushyingiranwa n'umuntu cyangwa se ngo mbane n'umuntu nakunze, kubera ko we nta byishimo yigeze ahagirira. Nahise mu gitekerezo cy'uko twakibanira, amaze arambwira ati ntabwo natuma ubana nanjye kugira ngo utazicuza. Namubajije ni kubera iki? Arambwira ati impamvu urabizi ko ntabyara. Ati naje gusanga nabyara kuko iki gihe mbana n'indwaye mu nda barakibaza ntibyagenda neza, bambwiye ko nazigera mbyara. Kigena arihanganye, ariko nanone nkumva ndacyakunze Valerie. Ikindi kandi nubwo nari nyimukunze nari mbizi neza ko yamaze kwishakira umugabo, gusa ariko nanone numvaga mfite icyizere cy'uko hari igihe kizagera tukabana, akaba uwanjye nanjye nkaba uwe. Umunsi umwe rero Derek n'umugore we Valerie ari uyu mama Sami bari mu rugendo bagiye kwizihiza isabukuru y'amavuko ya Derek ahantu ku mazi bateretaniye bwa mbere, ari nako bahoraga babigenza ku gihe cy'isabukuru yabo. Maze njye na Merike tuza kubimenya, niko gupanga kuza kubakurikira. Byari kugira ngo tuze kujya kubareba byibura tumenye ubuzima babayemo, ndetse kubabona byabaga ari ibintu bidushimishije. Ubwo bari batangira urugendo rero barimo bagenda, ni nabwo natwe twafashe imodoka turabakurikira. Twagendaga inyuma yabo ariko bo ntabyo bari bazi. Twageze ahantu mu gashyamba, muri iryo shyamba haturutsemo akanyamaswa gatoya, akanyamaswa karekare cyane tutazi uko kitwa, kasaga nk'agahunze izindi nyamaswa zarimo zikirukansa. Muri ako kanya kitambitse imbere y'imodoka ya Derek, maze kabakoresheje impanuka. Imodoka yabo yabarengeje umuhanda bagwa ahantu mu mukingo. Twari inyuma yabo ho gato tuba twihuse tujya kubatabara, nibwo twasanze ikirahure cy'imodoka cyakase Derek mu ijosi ahita apfa. Naho umugore w'uyu Valerie akaba n'umugore wanjye kuri ubu, icyo gihe inda yaratwite yahise ivamo, ariko yarigejeje amezi 7. Njye na Daniela twashe gutabara umwana wabo, ariko Valerie icyo gihe yari yaguye muri koma. Uyu mama Merike yari afite umukobwa w'inshuti ye baziranye w'umuganga bari bariganye kera. Abaramuhamagaye aramubwira ati mbabarira uzahanaha byihutirwa uhagere polisi itaraza, kuko twe twahamagaye na polisi. Daniela ashaka ko uwo mukobwa ahagera mbere, maze agahita atwara uwo mwana akajya kumwitaho. Ubwo polisi yarahageze isanga wa mukobwa amaze gutwara uruhinja, gusa ntibigeze bamenya ikijya mbere. Umuryango wo kwa Valerie rero baje kumva iyo nkuru mbi, bajya kubareba mu bitaro. Ubwo Valerie yari akiri muri koma, ubwo baje kubaza bati uko yari atwite byagenze bite. Bihanganishije umuryango wo kwa Valerie bababwira ko inda yavuyemo, maze bose barabyakira. Valerie amaze umwaka wose muri koma, ariko nakomezaga kujya kumusura ari nako mwitaho. Mbese byasaga nk'aho ari njye umurwaje. Akiva muri koma baba bamubwiye inkuru mbi, bamubwira ko Derek yitabye Imana, ndetse batabigeze babasha gutabara n'umwana yari atwite. Mu by'ukuri bari bazi ko uwo mwana atakiriho, ariko ku rundi ruhande njyewe nari nzi neza ko uwo mwana akiriho. Ikindi kandi mama Merike nawe uyu nguyu mureba nawe yari abizi, uko ari we yarasabye inshuti yo kujya gutara uwo mwana. Wa muganga yaje guhamagara mama Merike amubwira ko umwana batabaye yabaye muzima ndetse asa neza bishimishije. Hanyuma mama Merike amubwira ko atifuza ko hari umuntu n'umwe uzigera umenya ko byabayeho. Ati inkuru iri hagati yanjye nawe ntihazagira undi muntu uyimenya. Wa mukobwa yaje kuzana wa mwana amushyikiriza uyu mama Merike. Hanyuma ku rundi ruhande nanjye naje guporopoza Valerie ubwo yari amaze gukira, musaba ko twabana, abanza kungora ariko
abantu babone baje kubimwumvisha bamubwira ukuntu namubaye hafi ndetse igihe cyose nahoraga ndi hafi ye bisa nk'aho ari njye wamurwaje, maze bamubwira ko yakemera gushyingiranwa nanjye kugira ngo byibura ibikomere byose yahuye nabyo nzabashe kubimwomora. Valerie yaje kuba umugore wanjye, tuza kubyarana uyu Fiona nawe Sami. Ku rundi ruhande Daniel yaje kundeba arangije arambwira ati birakunze wowe wigaruriye umutima wa Valerie, mugiye kubana kandi wahoze umukunda, waramushakaga nubwo tutifuje ko ibi byose byabaho bagahura n'impanuka imeze uku, ariko nakundi ubwo nuko byagombaga kugenda. Ati rero ubwo umaze kubana n'umukobwa wakundaga kandi washakaga kubana nawe, byaba byiza nanjye ngumanye uyu mwana nkagumana amaraso ya Derek. Ati nizere ko utazamunyaka, nizere ko bitazaba ikibazo hagati yanjye nawe, ikindi kandi nizere ko bizaba ibanga hagati yanjye nawe nta wundi muntu uzigera ubimenya. Ubwo nanjye naramwumvise nibuka ko kandi yanabuze urubyaro, ndaje ndamubwira ni nta kibazo ubwo umwana uramugumana. Ubwo njye na Daniela twatekereje ku izina twahuye umwana, maze twibuka ko papa we yitwaga Derek, niko kuvuga tuti uyu mwana reka tumwite Eric, byibura nitujye tumuhamagara tuzajya twibuka Derek. Nuko byaje kurangira rero uwo mwana yiswe Eric. Hanyuma twakoze ibishoboka byose kugira ngo tujye kumushakira ibyangombwa ndetse yandikwe kuri uyu mugore kugira ngo byitwe ko ari uwe. Byaje gukunda rero kuko ikintu kirimo amafaranga cyose byanze bikunze birakunda. Ati ikindi kandi nubwo nari ndi kubana na Valerie ntabwo yari agakiza ibikomere yari afite. Buri tariki Derek yitabiyeho Imana twajyaga kumwibuka ndetse na madama akibuka umwana we, yabaga azi neza ko yapfuye, ariko mu by'ukuri njye nari mbizi ko ari muzima. Gusa nakundi nari kubigenza, sinari guhishura ko umwana we ahari kuko nari kubamemukiye Daniela kandi twarahanye isezerano yuko nta muntu uzigera ubimenya. Iteka nahoraga mfite ubwoba bw'uko nahomba uyu mugore wanjye Valerie. Numvaga ko nindamuka mubwije ukuri ashobora guhita nyanga maze tugatandukana. Ikindi kandi n'uyu mwana numvaga ko tumubwiza ukuri nawe ashobora guhita yanga uyu mugore maze bagatandukana. Gusa mu by'ukuri uyu mugore aragukunda Eric, aragukunda kandi ntiyigeze agufata nabi kuko uwo yakunze papa wawe narwakire nirwo yagerageje kukugenera. Biragoye ko mwatubabarira ndetse biragoye kwiyumvisha ko ibi bintu byabayeho, ushobora kuba muri kumva ari nka filime, gusa ni ukuri nuko byagenze. Ariko kandi nubwo byagenze gutyo nta rundi rwango twari tubafitiye. Urabizi mugore wanjye ndagukunda rwose, sinifuzaga kuguhomba, ndagukunda kandi nkunda abana banjye. Ikindi kandi nawe Eric ndagukunda, uri nk'umwana wanjye nubwo bitakunze ko tubana mu nzu imwe cyangwa se ngo nkurerane n'abana banjye ba nyabo, gusa uri nk'umwana wanjye kuko uri amaraso y'umugore wanjye nkunda. Ati ni byinshi navuga, mu by'ukuri sinzi niba dukwiye no kubabarirwa. Ati ariko nanone impamvu tutashatse ko mubana ni uko muri abavandimwe. Ati Eric uri musaza wa Fiona, ikindi kandi nawe Fiona uri mushiki wa Eric. Ati mu by'ukuri mama wanyu ni umwe, mama wanyu n'uyu Valerie ariwe mama Sami umugore wanjye. Ati sinzi ko muri bubyumve ariko ndumva nta kindi cyo kurenza aho mfite. Icyo ngiye gukora nonaha ndasaba mama Eric yemere uko tugomba kwirengera cyangwa se tugomba kwakira ingaruka z'ibyo twakoze. Ndemera ko tujya kuri polisi twirega, hanyuma ibihano byose bari butugenere turabasha kubyakira. Muri ako kanya buri wese abonaga yumiwe, buri umwe buri icyo avuga, ubona abantu by'abacanze. Gusa nk'uko papa Sami yari amaze kubivuga, we na mama Eric bahise bajya kuri polisi bajya kwirega, baje gukatirwa maze barafungwa. Gusa agahinda kari kose kuri Fiona tutibagiwe na Eric kubera ko bari bariteguye kubana ndetse bari bamaranye igihe kinini cyane bazi ko bazabana, gusa birangira batabanye. Ikindi kandi ku rundi ruhande mama Sami nawe agahinda kari kose yibaza ukuntu yabanye n'umugabo imyaka isaga 30 akamuhisha ibanga nk'iri, akabaho yibwira ko umwana we yapfuye ndetse buri mwaka akazajya ajya kumwibuka kandi umwana we ari muzima. Nguko ko inkuru yacu igenze, inkuru ikubiyemo amasomo atandukanye y'ubuzima aho buri wese yakikuriramo amasomo ye. Nakubwira ngo rero ntuzacikwe n'indi nkuru tuzakugezaho ubutaha. Ikindi kandi niba utarakora subscribe kuri iyi YouTube channel nagushishikariza kuyikora kuko aribwo bizajya bigufasha ndetse bizajya bikorohera kumenya ko hari ikindi kintu twashyize kuri iyi YouTube. Ni Media Empire. Njye twari kumwe muri iyi nkuru, nari Isingizwe Edith. Tuzasubira ubutaha, ndabashimiye cyane.